muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira, Imana ihaze ibyifuzo byanyu, turi mu kwezi kwiza kwa kabiri, narabibabwiye ko ari ukwezi nkunda cyane cyane mu buzima bwanjye. Hari n'ayandi nitugenda tuyageramo nzajya mbabwira, nabivuzeho byihuta ariko tuzajya tukugeramo nzajya mbabwira noneho mu buryo bwimbitse buri kintu nyine cyatumye nkunda uko kwezi, bive umuzi, byari binshatse. Uyu munsi rero nifuje ko twajyana ahantu mpahira, ikindi nkasangiza nyine ku bantu hari nk'umuntu wifata akagenda guhaha imboga zizamara ukwezi cyangwa ibyumweru bitatu kandi ufite uburyo ushobora kubona umwanya ukaba wajyayo, ariko ngo guhaha ngo ni mpaka ngo ahahe ibintu byinshi, kuba afite ubushobozi, kuba Imana iba yashoboje kubibona. Icyiza nabonye kuri njyewe nasangiza namwe ni uko guhaha imboga zimara icyumweru ni byiza. Nimba ufite akazi ukaba wahaha ku cyumweru ukazongera ku cyumweru, akazi wenda nyine gatuma utabonamo amasaha nyine ngo ube wakwinyabya ubijyemo, ariko nkanjye ibyanjye nkora ntabwo nabura amasaha abiri cyangwa imwe yo kugenda nkahaha imboga z'icyumweru kimwe, nkagira n'ukuntu nzibika kugira ngo zidapfa. Urugero nka dodo njyewe ngura imifungo 5 buri cyumweru, ngura imifungo 5 nkazizana mu rugo tukazibiza, nkazibika zibijije, kuko urabizi ntabwo dodo wazishyira muri firigo ngo zimaremo igihe n'ubundi zibure kutagira akantu ngo zangirike. Ngo zibure kutagira akantu ngo zangirike. Mwihangane, njyewe niko mbigenza. Dodo, epinari iyo naziguze nazo nk'uko nguko nkabigura, cyakora ni nk'igihe mba mbizi neza ko ngiye kumara iminsi ndi bizi, nkaba mbizi iti iki cyumweru tugiye gutangira wenda nzajya i Gisenyi urugero gusura Latifa, cyangwa se nzashutinga muri Bamenya nkore videwo zanjye, wenda iki gihe mfite gahunda yo kuzajya gukingiza abana, ibintu nk'ibyo. Iyo nzi ko icyumweru kizakurikiraho mfitemo utuntu twinshi, ukuntu mbigenza nyine ibintu nkeneye mu rugo ndabikora byose, nkaba mbizi ko bihari, wenda nkagura byinshi ku buryo batazampamagara bakambwira ngo iki kintu ngo byagenze gutya, ngo oya. Niyo mpamvu nkora ni horeri nyine y'ibyo tuba turi bufate mu rugo, kuko umuntu buri bubiteguriye atari ngewe biramworohera kumpamagara. Nshobora no kumuhamagara ndi mu kiganiro simwitabe, ugasanga ndamukerereje. Rero arabibona nyine agahita abona ibyo ari buteke, ntibigire ikintu na kimwe byangiza cyangwa bitinze, ntibigire ikintu na kimwe byangiza. Rero ni muri ubwo buryo maze iminsi, hashize iminsi hari akantu nashaka kubabwira. Abantu b'i Gisenyi muhaha neza, nagiye guhaha i Gisenyi mu isoko, mana nshimira abantu mwese ikintu cyose nagiye maha bagendaga banyongeza, ko nagukundaga ntarakubona akanyongeza. Ndabashimira kuri urwo rukundo mwanyeretse, mwarakoze. Ikindi abantu nyine mu isoko baranyishimiye, bambwira ukuntu bankunda, bambwira ukuntu bandeba, bambwira n'ikiganiro giherukaho. Imana we, mwarakoze, muri abantu beza. Abantu b'i Gisenyi rero muhaha neza pe, muhaha neza. Kuriya kuntu muhaha twe bw'i Kigali simbizi ko bihari ahantu hose, ariko muhaha neza. Rero kuva nava i Gisenyi ntari ntarongera guhaha, ubu nibwo ngiye guhaha. Nibinkundira bitewe n'ahantu mahira nkahabona parikingi, murabibona uburyo mbikora. Nibidakunda ndabereka ibishoboka, tugenda turi no kuganira. Ubu ngubu mvuye iwacu, mimi naondoka nyumbani. Ikintu cyiza nabibwirira nabonye gifasha kizima, nimba ugiye guhaha wifata urupapuro wenda waciye mu kayi, waciye aho ariho hose wandikeho, kuko niba ubyanditse ni ukugira ngo wenda ngo utabyibagirwa. Ariko iyo ufite ajenda cyangwa ikayi
ukandikamo ibintu uri buhahe, ushobora kudashyiraho igiciro kuko ibintu byinshi birahinduka. Nk'ubu ushobora gusanga inyanya zari 1200 zikata ziba 500, ukabihaha, uko ubihaha ibyo bakubwiye ukagenda ushyiraho igiciro wenda n'ibiro. Biragufasha kumenya ngo mu cyumweru ku bintu bijyanye n'imboga mu rugo dukoresha amafaranga 30,000 ni urugero, cyangwa se 20,000, bitewe n'ukuntu mugana mu rugo, bitewe n'imboga mukoresha izo arizo, kuko ntago mu buzima tubamo kuri iyi si bwa buri munsi ntabwo tunganya ubushobozi mu buryo bwo guhaha, mu buryo bwo kubaho, ku kintu icyo ari cyo cyose ntabwo tunganya. Hari umuntu ushobora guheza 10,000 akabirya amasaha makeya, hari umuntu ushobora guheza 10,000 akabirya ukwezi, nuko nyine ibintu ndi kuvuga nimwumvemo kwirata cyangwa iki, ariko ubuzima turimo kuri iyi si ntibushobora kuringanira, ntabwo bishoboka. Mana yanjye, niyo waba uvukana n'umuntu gutya bingana se, ntabwo mushobora kubaho ubuzima bungana. Niyo mwaba muba mu rugo ari bo babarera, ntabwo nyine biba bingana 100%. Ushobora gusanga harimo ufata amata wenda iyo umuntu ufite uburwayi runaka, undi atayafata gutya, haba harimo ukuntu bigenda bisumbana. Hajya havamo n'isomo, Imana ifite ukuntu iduhereza bitandukanye. Imana ntabwo izanyima ikintu kubera ko wowe mu mutima wawe wumva ntakwiriye ikintu cyiza, kandi ntabwo nanjye nagusabira ikintu kibi ngo Imana igikore kandi utagikwiriye. Ahubwo nshobora kubivugisha akanwa bigahurirana nuko n'ubundi icyo kintu cyari buzakubeho cyangwa bigahura nuko. Njyewe rero ino agenda yanditsemo ibintu byose ngiye guhaha. Iyi agenda ifasha ibintu byinshi, ibintu byose ngiye guhaha. Nshobora kugenda wenda nkaba nagira inyota, cyangwa nkaba nkanyweye nka teveri kuri aya manywa, ndagenda nkabyandika akantu kose nkaba nzi ngo neri uku kwezi nakoresheje amafaranga kuri ibi bintu biri ngombwa, n'ibi byaje byivangamo, noneho nkamenya ati ukwezi gutaha noneho ndizirika umukanda. nuko nguko twagiye sasa. ngaho da Frank, urumva unyizeye? hari umuntu natwaye byatangiye atanyizeye, birangira nyizeye kubera ko nta kundi yari bubigenze. ubundi Gisenyi haduteyemo ikiziba cy'umunyenga. wallahi ngiye ndatwara, ahubwo nzajya muri rari. nanjye ngiye kwishima, ariko gutwara hari abantu batabikunda, bivuna, baba bumva bishoboka yareka nko gutwara imodoka bakamutwara kubera aba yumva cyangwa imodoka we ukaba yarayihaze. ni nko kubihaga uzi se. ariko usibye ko no gutwara biravuna, kubera kugenda utekereza ariko abantu mutwara tubagirira n'impuhwe. uzi ngareba uri kugenda sibyo, nyine ugomba kwitaho no ku muhanda, kugira hari nk'umuntu, hari nka agisida ishobora kubaho, byashobokaga ko wenda ushobora kuba nyine iyo uza kuba witaye ku byo urimo mu muhanda wari bukwepe sibyo, ariko ikaba wa muntu yari yarangaye nawe rero warangaye, cyangwa umwe muri mwebwe yari asinziriye, ugasanga hari abantu babyangirikiyemo cyane cyane bitari ngombwa. Rero gutwara biravuna cyane mu mutwe. bisaba kugenda utekereza nyine si njyewe wabonye nsezerera gutwara manuel. Manuel rwose ejo nagiye i Masaka, mu gutaha hari ambutiyaje, mama we n'iyindi yihuse nyinshi, nicaye ndavuga nibaza iyo biza kuba ari nka Manuel, akaguru kamwe mba natashye kabyimbye kariho akantu k'impfundiko kubera siporo y'amaguru. nk'ubu ngubu iyo uri gutwara wowe umeze mba numva njyewe muri ino minsi usigaye waragihaye. Imana yaneye Imana yampaye umugisha, azi ibyifuzo byanjye,
ariko mba numva ari byiza kubera ko hari nk'ukuntu habaga ari nko muri weekend Mutabazi atakoze urumva bigasaba nyine mubwire wambabariye ukaza kumfasha ukazinduka ukantwara noneho icyo gihe nari ntaranabona na perimi uretse ibyo kuba ari manuel ntari ntaranabona na perimi ntanavuga ati reka ngende nubwo nakunda manuel wambabariye ukaza kuzinduka ukangeza ahangaha basi ukigendera kandi nkareba iyindi minsi aba ari bize n'akazi niwo munsi aba abonye wo kuruhuka nanjye hagiye kujyaho ibyanjye byo kujya kumubwira wambabariye ukazinduka ukanjyana aha n'aha nkaza kugera gutya na gutya nkaba mfite n'utuntu two kugenda wenda urugero nka Kamonyi nkajya kumubwira njyane ibibazo ibintu byose sabyo ni cyajya wa munsi tugiye ku Gisozi yego sha byabaye ikibazo byatari kubera nyine kwitwara shoferi nyine yikorera utwo yishakiye akuriya mugabo mana yanjye we cyakora reka natwiciye gahunda ajya areba ibiganiro byabo ashobora kuba bireba kubera ko ariko Imana imubabarire Imana inamufashe niba nyine imuha umutima wo kumenya ati nakoze ikosa wenda ubu ngewe byararangiye ariko ashobora kuzahura n'undi muntu kuko ni akazi abikora nk'akazi akabaseriye nyine ku buryo ashobora guhura n'umuntu akamukorera neza noneho yarangiza akazamuhuza n'undi kandi umuhereza amafaranga afatika niyo mpamvu bari bibi kugirana gahunda n'umuntu ukazitwamo uko ushaka ngo ni uko mumaze kumenyerana kandi ashaka kugusiga umuntu wakugirira umumaro uze ngo uburyo njye nabyakiriye yabaye ari nkanjye ntabwo nyine byaba byaranarangiye njyewe ndihangana buriya na cya gisi wumvaga amagambo nivugishaga ataraza yaraje murebye mbura ahantu muhere ikindi nzi ko ari umuntu mukuru afite famiye nyine ashobora kuba yambaye kubera ko hari amafaranga ari buvanemo akajya kwita ku muryango ibyo nibyo natekereje ariko nari nanarakaye ageretse ati ngiye kugira gutya gusa mitenze ye baba we ako turetse kubeshya se ubu umuntu yaba afite gahunda yo kwihuta ukamurangira uriya oya ntabwo byakunda kimwe cya cumi cy'icyizere yaragitakaje ahubwo mana yanjye sha hari abandi nyine baba bahari wenda njye simbazi ariko umuntu ugiye kwica gahunda z'undi ajya atekereza avuga ati se uyu muntu izi gahunda agiyemo ni inzica ikibazo wenda ari ukwica gahunda z'umuntu umwana biganiriyeho wenda n'uri kuyicira akihangana yego noneho ni mwana bivuganye naho se akantu ko kumva ko inyungu zari zo zakagiye imbere noneho Franco ibuka ko atanitabaga karariho niko kare biriya bintu ni bibi cyane cyane uratangiye kuba si uyu ni muzima ni igiki kandi ni umuntu mukuru arakubyara kuruta ariko utangiye nyine kumwubahuka kubera umujinya utangiye gutekereza ko nyine habura ubundi reba ngewe urugero mbaye mfitiye umuntu amafaranga nk'ibihumbi 50 nkabona umunsi nakakwiriye kuyamuherezaho ntago bikunze nakwitaba nkakubwira mbabarira ndabizi nabaye ikigwari ariko ndabizi neza ko mufite amafaranga kandi ngomba kuyatanga yibuze nawe yimubwiye ako kantu agira iki yego ariko iyo wifashe akagira n'indi mibare apanga nyine atakwizeye agashakira ahandi ariko uzi kwizera umuntu akagutenguha baba we mwana mwize ariwe wizeye kantu ka mbere kajyana mu byatari ushaka kuburara ukanabwirirwa ukumva uko ubaye abantu rero mujye muduha akazi ndi muri mudu yo gushaka amafaranga ndi mu bihe byo gushaka amafaranga menshi cyane mana we monipati niyo wahita ujya gushaka akazi k'ubutagisi nabonye muri nihe kapanira ahita gute mana ndayibagiwe gusa abakobwa abantu benshi batwara imodoka ni abakobwa ubundi nabonye umugore utwaye igikombe ko njyewe naramubonye yambaye igitenge ari inguye yabuze gato rahira kubera ni ubwa mbere n'umubonye nyine njyewe nabonaga ikintu atwaye ari kinini atekereza nyine nabitekerezaho cyane nkatavuga ati noneho ngenda bikunda hari uwo nabonye yaduciyeho turi ku muhanda yambaye igitenge ayitwaye mpita numva uwamereza kumenyana nawe
ariko ibintu biba birenze. Wamereza nko kumenyana nawe tukiganirira akatwungura ku bitekerezo. ariko mba nibaza nk'umukecuru wo muri 70 wenda twumva ko ari ubuzima nyine hari ibyo batari bembere muri iki gihe, wangeze nko mu mitekerereze nkareba uburyo aba yiyumvisha ibintu by'ubu. iyo abibona nanjye ariko nkeka ko hari igihe bitewe n'uko yakuze ashobora kuba abona abantu barahindutse bakora ibintu batakabaye bakora, sibyo? ko nk'icyo gihe nta mugore watwaraga imodoka, noneho ikindi wenda nimba baranayitwaraga nta watwaraga imodoka nini. Hari umumama umwe w'inyamirambo watwaraga fuso, ngira ngo kera ari mu bamama bagize ba mbere batwara imodoka nini. Nkeka ko rero iyo abibonye umuntu mukuru hari ibintu abona nyine nahita atekereza ko ari iterambere. ariko abagore b'iyi minsi bateye n'imbere mu mitekerereze. Ejo bundi nabonye umugore utwaye moto, apana ngo yo gutembera, iriya y'abagenzi, utwaye abagenzi. abakobwa bamaze kubona nka babiri ngira ngo cyangwa batatu. barazitwara. noneho uzarebe umukobwa watwaye moto, sibyo? nyine abijyananamo n'umutima we wose, nyine arabikora neza kugira ngo batavuga ngo ngo ni umugore ngo wabikoze. abikora neza kuko aba abikunze, akaba yarabigiyemo kuko yabihatirije. ababikunze. kandi ikindi gitsina gore tugira ikintu cyo kujya mu kintu tukakibamo. ibyo bintu aba ari sawa cyane. ubundi tuzasanga abagabo aribo babaye abagore kubera none simba ndi kubibona nyine abenshi babaye za ntuza. none waba ufite umugore w'umumotari nawe ukajya bashobora no gufatanya, nawe ukaba umumotari n'umugabo ukaba umumotari. hari umugabo utakuvuga ati ngewe niryamiye ugatoye. si babaho se, babaho babumva bagira bita batereriye bitwa batereriye. ibaze ariko uzi kuba umugabo w'inganzwa ntabwo azajya mu ijoro, urumva? nyine ba bagabo nyine umugabo w'inganzwa ariko buriya muvuzeho abantu batantera amabuye. si ngombwa nta nubwo azarijyamo, ariko n'Imana yaramuhaye gutwara akabiganzwa ni ikibazo aba anayisuzuguje cyane. ubundi nyine umugabo aba akwiriye kuba umugabo, ntabwo umugabo aba akwiriye kuba umugore, sibyo? umugabo aba inganzwa n'amakuru izina ry'umugore yakimubereye, byabuze byose. kuko bibaye byiswe ngo ahinduke umugore, iryo zina ryaba risuzuguritse. ndabimenya izina ryaba ryasuzuguritse. ariko iyo umuntu ari n'abareba hari aboro fureshi haba hagaragara neza. noneho nijoro nijoro mutuye ahantu heza, tuba tureba Kigali. ejo bundi barasa umwaka ntabwo bigeze bisaka umuhagi, byabaga bigaragara neza. b'abakunzi banjye bataba muri Afurika ngo baba bifuza nyine kubona Norvège ukuntu hameze. iki kizina rero hari abantu bazi ko nyine ari Norvège atari mu Rwanda. urumva umunsi umwe Imana nishoboza, kuko nanjye ariho mba na Franco tuzabipanga byakunze, mu gihe tuzabona nta kindi kintu byangiza tubatembereze, dukore akamarshe Norvège tugende tubereka umujyi wa Norvège bahamenye. ubu turi kubatembereza ahangaha ariko dutaha hasi twahabereka buriya reka tube tubatera amatsiko. ariko ubu twarenze Norvège tugeze kurya nyuma, hari n'uwo bita kurya nyuma. ariko harahindutse kweri, hahindutse neza cyane. hahindutse neza. aha rero bari kubaka niho hari Sunset. Kigali ni nziza, ni nziza byataye.
Kigali kabisa n'ahantu hambere nabonye ariko wangeze nko muri Amerika nkareba ko mbona muri Amerika hashobora kuba horoshye kurusha Kigali kubera ko muri Kigali bikaze. nuretse ko hari abantu bavuga ariko sinzi umuntu buriya wabashije kubaho i Kigali agiye muri Amerika nazane ibintu by'ubusongarere abageze iwabo sibyo ukajya mu kazi kamwe kakaba gatangiye utaha saa 3 uragiye akazi utangiye kuzajya ugatangira saa 4 saa 8 wakarangije ku isaha apana ku masaha uri kuyagira menshi ku isaha baguhembeye ku isaha utangiye kuyagabanya ngo ngiye ngo ntago nakora ngo amasaha ngaya kandi uri nawe warayakoreragaho ukabona amafaranga yo ku kwezi sibyo niyo mpamvu niba ugize amahirwe ukagenda njyewe nkunda abantu baba hanze baba nyine mu bihugu byateye imbere bafite ako kazi bita kuri famiye yabo abo bantu ndabakunda cyane ariko hari umukunzi akora ikintu bita karani muri Amerika ariko iyo ageze nangaha aba umukire wa danje wa wundi ureba ukibase uburyo nyine akubwiye ngo akora ubukarani ntabwo wabyemera bitewe n'ishusho tubona inangaha ntabyemera umva ni ukuri abantu baba diaspora aho muri hose bakunda Imana ijye ibaha umugisha Imana ijye ikomeza ibafashe iyo mirimo mukora ibaha imbaraga inabahe kuba mwakongererwa amafaranga muhembwa kuko murayabona mvunika abandi nta tegeko ririmo kubera urukundo rwanyu tu hari ubushakashatsi nakoze nsanga ubukene butuma umuntu agira umutima mubi niba wowe ceceka ukavuga nabi ukajya ubona abantu bose ari babi kandi mu by'ukuri wapi ugasanga umuntu ari kwinywera nk'utuntu nyine duhenze tubizi ko duhenze aribwo bushobozi bwe nyine bitewe uko ashaka kubigura ariko umukene yabireba agahita amubonamo umusazi ikintu cyarasaze umuntu ari kumenya ngo ni ikigoryi ngo njyewe ngo buriya bugoryi ngo sinabukora ngo wowe agatangira nyine kubarira imibare ya gikene cyane ugasanga umuntu ifite amafaranga sibyo menshi ahagije arabasha kubaho n'ibiki ashobora kumara ukwezi cyangwa umwaka adakura akabaho sibyo nkomeze ubu rero twari twakuyeho gatoya kubera mu muhanda harimo abantu tutashakaga kubangamira ngo babe bajya mu mashusho yacu kumenyera nta mpamvu yo kubamenyera ko ni abantu bakomeye cyane bakwiriye kubahwa inshuro igihumbi utunze kamera nubwo itabisanga imageragere oya ahubwo uba ushobora gusanga nta n'ikibazo kuko hari videwo njya ndeba nkabona zo mu muhanda nk'umuntu aciyemo abashyizemo ariko nyine ushobora gusanga we ku giti cye atabikunda ntabwo aba ari byiza so ngeze kwa Nyiranuma Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Uye guhaha mwabonye akantu gatoya k'ahantu narindi ariko mana yanjye ikintu cyitwa inyanya kirakabije guhenda sinzi impamvu kabisa niba nzashaka akantu akarima k'igikoni nkajya ntera inyanya bakaba bagiyemo bahagazemo nguko nkajya ntera inyanya kugira ngo ibintu byorohe kuko inyanya birarenze rero ngiye gufata agateveri hano nze ndebe ko bishoboka kubona katanimbije ku bantu bari kugabanya ibiro teveri irafasha usibye n'ibyo ngibyo nyine ituma umuntu agabanya ibintu by'ibinure nabona teveri mu gatekawe gato
umucuruzi kugira ngo akwemeze arakubwira ngo kubera ko ari wowe ngo ubundi ngewe ngo ntabwo narindi gutanga, wenda akakubwira ati ntabwo amatunda narindi kuyatangira, ubundi mbere nayatangira 2,500 ati pe bayaguraga ngo ushaka nuko ari wowe ngo ngaho mpereza ngo 2,200 none na 2,200 ugasanga ari 2,300. oya noneho Franco hari igihe mukubitana byari 2 ahubwo akagushyiraho 2. hari abacuruzi bajya babikora nyine tu akabona 2,200 nakwigisha urayamuha. Ubundi ni ibintu ntabwo ari ukuvuga ngo nuko bayakubenyemo amafaranga, oya buriya abacuruzi ni abanyabwenge, barakubona akavuga ati ndamwigisha zimufata, hakaba nubwo abizi neza ko yakwigisha ntizigufata. ahubwo niba binashoboka kuguhera kuri 2 niba atari guhomba akabigukorera akaguhereza. abacuruzi baranshimye uriya no hari n'igihe ikintu ntekereza, uragiye uranguye amapapayi sibyo menshi, ntabwo ayo mapapayi yavuye ku giti kimwe sibyo, ntuzi n'ibiti yavuyeho ngo ni ibyahehe nayo, ntabwo ari wenyine wayimanuriye ku giti ngo izi papayi ziraryoshye ngo umaze kuyirya. kandi nyine iyo uri umuntu urakazwa n'ubusa ibyo bintu bishobora kukurakaza. hari igihe ziva ku giti kimwe ugasanga imwe yavuye yiteza. yego none hari ipapayi nigeze kugura, mana yanjye we, inyuma wayikoraho ukumva nyine wayikata ukayirya, sinyikase inyuma mo imbere nsanga ntabwo ihiye. ukunda no ku kintu bita voka. ukunda voka? ntabwo nzikunda ahubwo ni uko akenshi ijya wajya n'umwaka ngira. iyo uguze nyiguze nsanga idahiye kandi numva ihiye. nta muntu muziranye se uzi kugura voka ngo azakwigishe. ngewe kera ntabwo nari nzi kugura watermelon imeze neza, ariko nza kujya hari ahantu nakundaga guhaha mpamenyanira n'umumama aranyikundira, arambwira ati rero njya mbona uzi ukagura ibintu ukanabitwara utabanje kureba neza ukuntu bimeze. ati rero ikintu cyiza gihari, jya ubanza ugire gutya na gutya nibwo uzamenya watermelon imeze neza ni iyihe. rero nibwo nabimenye, ubundi ntabwo nari mbizi. abacuruzi nta kintu kibi bagira. ibintu byose bimeze neza, ariko ubikora bishaka bizi neza ko kitameze neza uwo ndamugaye, ariko uba utabizi byo nta kundi, mwese nyine mugwa mu bihombo mutabizi. rero mfite ukuntu ngura ikintu ahantu nguriye nyine aba ari aho, iyo umbeshye biba biburiyemo. ushobora no gutambuka nasanga hari n'umukiriya nkamwirukana. bebe wisheri twahise duhura turakora, ariko ndi kuzamuka n'ubu ndi gukora nyine, ndimo kuva guhaha ndi gutaha, ndamureba mu kanya nitsoza. reka kanzi guhaha byabaye ubukwe, hari hajemo gusaba no gukwa, twanatwikuruye mu mihahire yacu. iyo ibintu nyine iyo byabaye birebire nkunda kuvuga ngo biba byabaye ubukwe, kubera ko ubukwe buba burebure, gusaba no gukwa biratinda. ngewe Imana imbabarire n'abantu b'inshuti zanjye mumbabarire, iyo ngiye mu bukwe nkoresha uko nshoboye nkaza umukobwa abura gatoya ngo yinjire, kuko bya biganiro by'abasaza mana yanjye neri kurya mu matwi. umva birancanga, urumva ni ikinyarwanda cyimbitse, hari n'igihe bivugira ibintu bikagucanga kubera kutabyitaho cyane. rero bituma umenya ikinyarwanda, bituma umuntu akimenya, aho kugenda umenya udutera imitwe ukuntu hari baganira. ariko siniba kubera iki nta mukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore ushobora gukora iriya mirimo abasaza bakora nyine bakajya gusabira umugeni. ariko abakobwa bafite iyabo sinzi niba utajya ubibona n'abagore barayigira, ariko se kubera iki ntawe ubikora? kirazira. nta mugabo keretse ari wenda ari nk'abagore babiri nyine bakagira nyine ku ruhande rumwe umuryango wo kwa runaka no kwa runaka hose bagakoresha abadamu.
niba ibyo bintu ari amahano mutubwire, njye ntabwo mbizi, sinzi ukuntu binjemo, nibaza ko ntabwo ndabibona. Bishobora kuba ari amahano bitabaho, cyangwa se ugasanga ahubwo wenda ni uko badatinyuka, kuko hariho abasaza babikora nk'akazi. biriya bintu bigira ibiceri ku byewe numvaga ari ibintu bakorera impuhwe Oya ntamo, bagashyiramo ibintu byo kwanga umuvandimwe. oya hoya Ariko naje baragira. gutungurwa nagiye mu bukwe mbona umusaza yanze gutaha batamwishyura. Ni mpaka babishyure. Ibi Uzi ko aba avuga ati iyi weekend mfite ukwezi kose ushobora gusanga weekend agiye afite akazi ari busy. ibintu bizatuma nanjye mba umusaza kuko nanjye gusanga biriya bintu ntabwo wamara icyumweru utabonye akazi kandi Ntabwo wapi, ariko ukamenya kuvuga, ukamenya, ngira ngo hazamo na blague nyine, abantu bari kukureba bakishima. ariko burake za kinyarwanda nyine Za kinyarwanda, apana kuzanamo ibintu by'abubu, kandi abubu ni indirimbo ya Ntuzi. ahubwo Ya King James, ni indirimbo ya King James. Ariko abubu nyine twigirira ibyacu, so rero ubu nari nibagiwe ko hari abantu nari mbonye nk'abitegereza. Turasoje sibyo? Mu minsi iri imbere nzatangira kubereka gake gakeya utuntu tumwe n'utundi. Nahashye karoti n'inyanya, ibintu nagomba guhaha ntabwo byari byinshi cyane, karoti n'inyanya n'imboga, dodo na epinari n'ubunyobwa, n'isombe, ikindi ni ikira, nta kindi, nibyo nahashye. ngura n'isabune, ngura n'utuntu tw'udusesitomate, ni ibyo ngibyo naburaga, sinigize maha ibintu byinshi cyane bikabije. Ikindi naguze na teveri. Hano hari abana wallahi bari kuvuga icyarabu. Ni abana bari kwivugira icyarabu buriya. Bari abagabo. umupolisi bitewe n'ukuntu mbonye akuvuze nk'umuhuye ntabwo yakwandikira. Ego ko ahubwo nuko nyine atari muri ba bandi bandikira abantu. Hari igihe nyine mwahura mugatera story akakwandikira kubera ikosa wakoze. ariko atabishaka. Atabishaka gute? Nuko hari igihe ababona, hari n'igihe bagukurikirana nagukunda, ariko kuko ari ikosa nyine abona wakoze ubishaka, kandi nawe aba ari mu kazi, kandi abiretse si ubwo yazabireka kugeza ryari. Noneho kubitiraho nimba uzwi, ukubitiraho n'abantu nawe azi mu buzima busanzwe, gusa yazandikira nde? Barabikora. Nuko ngeze ahantu nkorera gym ariko simaberetse neza, nzagira naratangiye meze nabi Franco, ese iri imbere harimo ibyo nkurura, ntubashyiremo irari y'abandi. Urumva ubu ngubu hari ibyo bankoresheje ariko bitari uguterura ibyuma nyine biremereye, ugafata nk'ibiro 10 ukazamuka esikariye kongera ukazimanuka inshuro zingahera buriya zabaye nimba ari inshuro 10. uzi ukuntu uruha numva nahita ndambiwe kuko mba nshaka ngo ikintu numva kive mu nzira biri guhinduka wapi, nteruye nkabona sinanutse. cyangwa uhita wiyongera ubaye ushaka kwiyongera, kuko ushobora no kujya siporo ukora ukabyibuha, kuko hari abantu benshi bakora siporo bakagira apeti. Njyewe iyo ndi gukora siporo ntabwo ngira apeti rwose, ibiryo naryaga bijya munsi cyane. bivuze ngo siporo ukora Izo ari zo zose, naba nkora marshe, najya muri gym, najya guhayikinga, nagira iyo nkoze siporo apeti yanjye iragabanyuka, sinzi ukuntu bigenda. Nk'ubu nyine dore akateveri nababwiye, hari agatekawe nari nasabye nshaka kubereka.
none nsanze ntako, nsanze ntagahari, umufuniko wabaye ikibazo. Ubu ngiye kunywa teveri, ngiye kugera iwacu, mfite utundi tuntu ngomba gukorayo, ngomba kubasangiza, tutari bufatane n'iki kiganiro n'ikindi kindi. Ubwo rero mwakoze kunkurikira abakunzi banjye, bantu mu nkunda, ndabakunda. Umva, nabo bitaraza bizaza mu nkunde, nanjye mbakunde, twiyumvanemo. Imana ibamera imigisha myinshi cyane. Rwanda subscribe ntabwo bitwara imbaraga. Ntabwo bitwara imbaraga, ni umutima ukunze. Mukore subscribe inshuro nyinshi zishoboka ku bantu benshi bashoboka. Apana ku muntu umwe ntabwo byakunda. Iyi modoka hari ndayitinya sana uko ningana n'ibintu ikora. Wowe se uyitinya? Numva no kwica imbere y'icyumba. Njye ndayitinya byataye. So mwakoze kudukurikira, bye bye. Premium.